icyo ngicyo cy'uko ashobora gusiba cyo ntabwo twakwiga tunagitekereza cyane kuko business akora ntabwo uzatuma hari n'umunsi n'umwe byibuza usibye uriya munsi bamuhaye naho undi munsi aba yemerewe gusiba kireka byibuza arwaye kandi nabwo aramutse arwaye amakuru twahita tuyamenya hakiri kare kuko bari abantu twohereje hirya no hino barimo baraducungira. Ahubwo se ikibazo ntari natekereje agakapu tuzagatwara dute tubigenjeje gute? Eka icyo cyo kiroroshye mane kuko nari namucunze nabonye imishumi ayihekera ibumoso kandi urabizi neza ko gucapura umuntu ikintu yatwara ibumoso biroroha cyane cyane kuri ari aranakoresha indyo nagakoresha ibumoso. Ikindi kandi wibuke ko ari kwirukana tugara muri karaganda kerekezo yo kwishyura. Ibintu byabaye zanye imyenda
Ala. Ubu barayitwaye. None se mwabirukanganye oya. Wapi mu uburangare bwawe ndakuzi wowe ndakuzi n'uburangare bwawe. Wapi. Boss, murumuna wawe aradutumye. Ya mari yawe bayijyanye. None mwebwe mwakoze iki? Boss, iyo tugerageza kubirukanka uwa mbere kuza n'akaguru afite, undi akaza n'akaboko afite, undi bamudema amazi. Oya hano. Boss, njyewe nzi. Wowe ngwino. Wowe, bizateye. Yewe boss. Halo boss, ngo akazi. Giravuga ubundi bw'akazi katangiye. warangije wowe. Fungura radiyo tube twumva amakuru. Mwiriwe neza abakurikiye amakuru agezweho aya masaha. Tumaze kwakira inkuru itunguranye ivuga yuko igisambo gikuru cyahigwaga na leta kimaze kugira abantu bagikinisha bakaba bakibye. Mu byo bibye harimo telefone yari irimo amakuru ahambaye ku buryo igisambo ubu ngubu cyataye umutwe. Gusa mu bantu bamwibye ntabwo babashije kumenyekana kuko bari bambaye imyenda ibahishe amasura.